Muraho neza, it's me your motari, ni motari wanyu. Nkuko mubibona nagarutse ku kibuga aho bigishiriza gutwara moto. Uyu munsi ndi kumwe nande? Na Jackson Hatari. Yes, turi kumwe na teacher wacu, teacher Jackson. Uyu nguyu ni mwarimu wanyigishije moto. Yanyigishije nta n'igitekerezo mfite ku bijyanye na moto n'iki. Anyigisha neza, mbona perime mu gihe gitoya kandi bitagoranye. So teacher rero uyu munsi ukaba ugiye kutwigisha iki? Ibisanzwe. Aha. Amasomo ni yayandi. Nugukomereza aho twaragereje. Twagarukiye. Ya. So ahangaha rero kuri iki kibuga ubundi hitwa gute? Norvège, Karama. Norvège Ikarama. Abantu Nyabugogo kariyeri. Iyo ugiye gufata kode wandika Nyabugogo kariyeri, ariko ni Norvège Ikarama. Ikarama niho teacher yigishiriza. Uramutse ushaka kuza ngo kwigisha n'abandi barimu bose waza hano Norvège, ubwo muri Nyarugenge kabisa hano n'ibizamini bibera. Teacher, mbere yuko dutangira watubwira nimero yawe kugira ngo abantu baza gushima uko wanyigishije, uko wanyeretse ikizamini uko gikorwa hano, wenda bashaka kwiga bazakwandikire cyangwa se baguhamagare maze ubigishe gutwara moto. Yes. Nimero ni yayindi ko bari barabonye ikiganiro twakoranye ubwashize, gusa araba baracikanwe cyangwa se akaribwo bwa mbere bagiye kureba ikiganiro tugirana. Nimero yanjye ni 0782 72 886 58. 0782 72 886 ni nimero zoroshye, urumva nanjye mise nzifata ako kanya wamuvugisha teacher yarangiza akakwigisha moto neza. Wanandika kuri WhatsApp, iyo niyo nkoresha neza cyane. Nawe niwe yakwigishije. Wow, ibaze umuntu wigishije abantu nabo bari kwigisha hano Norvège akakwigisha ukabimenya. Nanjye mwaramenye motari niwe wanyigishije. So teacher, hano rero ibizamini biba ari bingahe, biba bimeze gute? Watangira ukansobanurira ukambwira n'amategeko wenda kugira ngo twereke abavandimwe wenda iby'ibizamini baba bataragerageje gutwaraho n'iki, kugira ngo wenda azaze mu kizamini ari tayari. So watubwira ibizamini bikorwa kuri moto ni bingahe, bigenda gute? Ya nuvuga ngo hano Ikarama, nuvuga ngo kode ya hano Ikarama ni Nyarugenge. Ushaka gufata kode aha kubera ikibuga aha turi naho dukorera ikizamini, hani kuri tere y'ikizamini. Aha niho habera n'ikizamini. Ubu tuvugana aho uhagaze niho moto ziba ziparitse mu gitondo. Nabonye n'imirongo yari ishushanyije. Tuvuye mu kizamini mu kanya. Imirongo y'ibizamini. Niyo mpamvu ubona abanyeshuri hano bajagaraye bari kwiga bitegura ikizamini. Barashishikaye kuwa mbere ubu azaba hahiye. Yego. Nubanga ikizamini cya moto hakorwa ibizamini bitatu. Yego. Akatangira circulation nk'uko wicayeho. Yego. Ubu wicayeho gutyo ugiye utangira circulation. Yego. Icyo nicyo kizamini cya mbere. Yego. Ikizamini cya kabiri urangiza circulation yawe winjira mu ikona hariya. Yego. Urabona ko arimo abanyeshuri benshi. Rira kona birangije umara umwanya utari mutera nk'amasaha nk'abiri bitewe n'izindi gahunda z'ibizamini ziba zigiye gukorerwa hano. No gutegereza abandi barangije kugira ngo bo bafite ukuntu babipanze nyine. Noneho tugajya tujya kuri demarage. Nuvuga ngo demarage nayo ubwo turaza kugira kuri tape yayo ukuntu ikorwa. Ubwo tugiye kwa dukorere ibikorerwa muri iki kibuga. Aha ngaha turi. Ubwo no kuvuga ngo ibizamini bya moto ni ibizamini bitatu byonyine. Circulation, amakona na demarage. Hano muri iki kibuga turi akaba bakorerwa ibizamini bibiri byonyine. Circulation na makona. Ubwo tugiye guhera kuri circulation. Hano umwihariko hano kubera ko ikibuga cyacu dufite ntago ari kinini cyane. Yego. Gusa ababimenye ko moto ya GS igira vitesse 5. Yego. Eshanu igira. Ariko kubera ko dufite ikibuga gitoya, yego, dukoresha vitesse enye. Yego. Sibyo? Muri vitesse enye, vuga ngo zikora nyine ngo ntago yagatarushyamo ku kibuga ari gitoya. Batwemera gukoresha vitesse enye. Uri kubyumva uzaza hano Ikarama ashaka kuhakorera ikizamini azakoresha vitesse enye. Igihe abandi bakoresha 5. Araho zigorana, ariko twumwihariko wacu kwa kari hatoya ibitense enye. Yego. Nimuza mugasanga ikibuga cyariyongere baradushize hanini tuzakoresha 5. Ariko mu gihe witoje abagomba kuba ari tayari kandi kwiga uzige byose. Yego. Uzige 5 wige nenye. Nubundi nibuka mutwigisha mwatwigishaga 5. Yego. Kuko nundi uzagera muri 5 nenye waraziciyemo. Urumva ntago babigorana.
nk'ayo nguko. So ubwo hano ukoresha vitensi hano turakoresha vitensi enye. Yego. Aha ikizamini rero kiba giteye gute? Urazenguruka? Ni ukuvuga ngo urazenguruka ukoresha za vitensi zawe, ariko vitensi ntabwo ukubitamo. Uri vitensi uyiha umwanya ukayigenderamo nyine, nkajya bare kuzatwara umugenzi ukamugezayo amahoro, ukanatwikira, ugashyiramo ibinyoteri byo nta kubigendamo kuko utazazijisha b'inyuma yawe. Ushyiramo ikinyoteri niyo bibaye kenshi biba gatatu, isone rimwe kabiri gatatu ugikuramo. Ubwo ucanye moto yawe, moto yacu iri kwaka. Icyo kinyoteri nakwerekaga ucara ikinyoteri cy'ibumoso, gisona inshuro eshatu ugahita ukuramo inguni ya mbere, inguni ya kabiri n'inguni ya gatatu. Sibyo? Aho iyo bigenze gutyo wabikoze uko babishakaga babigusabye, ikizamini cya sirikirasiyo cyawe uba wagikoze kandi ukabikora utuje. Gukoresha vitensi enye ukagenda utwikira kandi ukibuka gukoresha ibinyoteri neza, ushyiramo ukuramo. Uvuga ngo ni ukurikiza amabwiriza yo mu muhanda. Nibyo gusa. Hanyuma iyo ugeze aho guhagarira ugomba kuba ufite vitensi. Ni ukuvuga ngo uko ubikora iyo wakoze izo vitensi enye bigusaba ko umupolisi umugeraho ufite vitensi imwe. Kuko iyo vitensi imwe niyo wagura ujyagera ngo yego ukamwereka ko nta vitensi. Sawa. Ubwo ngubwo abantu ngiye kuzengurukana nabo ndagenda nzibara muzumve. Ushatse uri no mu kizami wajya ugenda ubara, urabara rwose biremewe. Nta wakufata, nta wakugira ufite isono uri mu kibuga wenyine, kugira ngo utaza kurenza umubare. Kabiri, gatatu, kane. Ariko ukabizirikana n'ikinyoteri byose. Reka ntangire ikizami. Ubwo utangirira hehe? Ubu tuvugana uhagaze naha bitangirira. Uko abanyeshuri abari benshi batonda umurongo gutyo ubibona. Ubwo reka tubareka rero umunyeshuri ugezweho. Yego ngezweho. Noneho ukaba yemerewe kugira ute. Reka turebe uko biza kugenda. Moto nkaba ndayicanye, ikinyoteri cyo guhaguruka ugishyiramo. Oya ntacyo guhaguruka. Okay. Dore ngashyiramo vitensi nkatwikira. Ndi mu ya mbere, kabiri, gatatu, kane. Nakuramo imwe, ngashyiramo ikinyoteri, isonnye gatatu, nkagikuramo, mfite gatatu, ngashyiramo iya kane, nkayikuramo, ngashyiramo ikinyoteri. Hanyuma mfite zingahe? Eshatu, ngashyiramo iya kane, nakuramo ebyiri, rimwe ikinyoteri cyasomye, nakuramo rimwe. Ticara ampagaritse. Hano nakuyemo indi vitensi. Ndaje. Arampagaritse nanone. Ugahagarara. Sasa agusaba muri ya vitensi yawe. Gukuramo noneho. Nakuramo, umwereka ko namanika amaboko. Aha ngaha dore ikizamini. Ubwo ngubwo uba ugikoze. Vitensi zose zikoresheje nk'uko zose sinazikoresheje. Aho ni neza cyane rwose. N'ibinyoteri nabishyizemo. Aho uri umunyeshuri mwiza. Sawa. Ubwo tukaba tugiye mu ikona. Ubanga ikizamini cya kabiri gikurikiye akaba ari ukujya mu ikona. Ikona kuko wacumo uko ariko kose udakoze ku ikona nta kibazo. Ugaca ugendera muri vitensi ya mbere yonyine. Yego. Vitensi ya mbere. Okay. Ubwo tugiye mu kizamini aranyishe none. Mu kizamini cyo mu ikona. Ikona nta kindi, nta mibare myinshi. Ntabwo ugomba kugonga ikona na rimwe. Ugomba gucamo bizana abandi banyeshuri. Umunyeshuri aranyishiye mana yanjye. Reka nsubire inyuma nangire. Dore ndatangiye. Aho hafi. Ntabwo ari ukubera dore rimwe ugacamo neza. Moto yawe ukoresha ambriage, ukoresha gaferi, wikorera utuntu twawe. Oji bayita Rwandeya bro. Tugakomeza. Urumva iyo uri nko mu kizamini wowe wita ukomeza aba ari wowe gusa. Ubu ngubu ndahagaze kuko ntegereje aba ngaba ngo bavemo. Hi sister. Okay. Tugiye guhita ducamo. Reka umunyeshuri atambuka. Dore ikizamini mbendetse yewe. Ntabwo ushaka kujya noneho tukinjiramo. Dore gake wikorera utuntu twawe bisanzwe. Ubundi ikintu gituma abantu batsindwa nkeka yuko ari ukugira ubwoba. Ubu sinciyemo. Dore ikizamini cya kabiri cyawe ukabura gitsinze. Ikizamini cya kabiri ukabura gitsinze. Ibi bibera hano ubu ngubu bikaba birarangiye. Amanota ufite 20 kuri 20. 20 kuri 20.
ubwo hasigaye demarage. Ubu rero tuvugana, ubu twerekeye demarage. Tugende demarage rwose. Reka tujye noneho ubundi twereke amategeko n'amabwiriza ibyo ari byo. Ubundi wicire perime yawe. Ubundi nimba itsinda ubwo perime ndabanyitwaye. Uzi udukoryo nza kuza utwereke udukoryo. Umwarimu uzi udukoryo namushyiraho ngashyiraho na nimero ye. Reka nzereka njyane umuntu ndaje. Tuvugana noneho tugeze ku gasozi dukoreraho demarage. Ahangaha ni ku gasozi dukoreraho demarage. Hano dukora demarage. Abahageze mwahaboneye perime murahazi ko hatambika. Uburyohe rwose. Biroroshye. Nizere ko bahatsindiye nawe urimo. Neza cyane. Hano haroroshye ntabirenze. Kuri moto yawe aho umwihariko dufite kuri moto dufite ni nshyashya. Pesite ngire ngo zifite moto nshya. Nyarugenge turabambere. Ntago wambwira ngo ubuze kategori ya moto ugeze kuri demarage kuri moto nshya. Aha ngaha rwose ubuyitanze. So demarage rero amategeko yayo. Nuvuga ngo demarage ukuhagaze uri kuri feri wana kari ku gasozi. Ntago wagara ku gasozi udafashe feri. Ariko ugakoresha feri y'ikirenge. Ukoresha feri y'intoki. Y'intoki bihara ariko oya. Maze ufata feri yawe y'ikirenge. Ubu tuvugana wemerewe gushyiramo vitensi yawe kagaferi ukakoroshyamo gake ugahaguruka moto yawe ukagenda nta kuzunga nta kugira ngo ni inshuro 3 baguhagarika ubundi ukicira perime yawe. Ukabikora utuje. Umupolisi ntabwo aba yakubwiye nabi, araguhagarika. Nawe ubwawe ubikora mu mutima wawe utuje. Warabyigishwe n'abarimu barakwigishije neza. Icyo ashaka ni cyumwereka ko icyo wize ni cyumwereka. Nawe nta n'ikindi kinahinduraho. Ibyo wize nibyo umwereka ubundi akakwera perime. Nicyo kiba cyamuzanye. Nugutwara ugahagarara bitunguranye. Hagarara uhaguruke uhagarara akwere perime. Ujye kwishakira ubuzima. Abatsinze ngira ngo murabyibuka. Mwaratsinze mwaragiye narabashimiye. N'abandi nabo gucika muracyaza muzagumya tuzibone tuzongere. Ubwo ugiye kumagara. Ubu ngiye kuba umupolisi muri aka kamana. Ubundi ngo perime witahe. Sawa. Jabone nitwe. Kambanze negera imbere gatosha. Yego ndi tayari. Nuvanga amategeko n'amabwiriza bigomba kugira gute? Bigomba gukurikizwa. Aramamagaye. Urabanza ugacana akamoto kayemo gake. Rimwe ubwo ni inshuro ya mbere uhagaze neza cyane. Inshuro ya kabiri. Aramamagaye. Ugahagarara. Inshuro ya gatatu. Ugahagarara. Ubu tuvugana bakaba gusinyiye perime yawe. Ubu perime nkaba ndayitsindiye. Nta yandi mahitamo, nta yandi manani z'abahari bakora perime yawe. Nahinzi ko nzaba narabyibagiwe. Ntago bibaho. Ibizamini uko bikorwa mwabibonye. Ikizira nukuba waza mu kizamini wanyweye icupa. Ibyo barabyanga rwose. Bantu mutazi gusoma. Ntabwo nzi uburyo mwabonye provisoire ubusigaye uza gukora ikizamini bakabanza bakagusomesha. Basanze utazi gusoma ntibashobora kukwemera gukora ikizamini. Bantu mutazi gusoma. Nongere mbaburire. Mubanze mujye kwiga banyamuna muze twishakire perime. Kuza gukora ikizamini wanyweye icupa nshuti zanjye ni murinywe ariko muteganye ko muzajya gukora ibizamini. Wanyweye ntago bagukundira. Utuntu turatuni mwabonye mwarimo bari gukora utazajya gukora demarche ugakoresha akaboko kamwe. Oya. Turano twa mwarimo abayihariye gukoresha akaboko kamwe. Koresha amaboko yombi. Ukurikiza amabwiriza utwikire wibuke ibinyoteri ugire n'ubwo. Nimba uje ku kizamini uzira igihe uzinduka uzubanze wumva amabwiriza bakubwira. Gutanga ruswa nabyo ntago byemewe. Mu Rwanda ruswa ntago yemewe. Ntazajya uruzagushuka. Mu Rwanda nta ruswa. Ntibyemewe rwose. Ibyo ngwino wige barazitanga kandi. Mugira amahoro rwose. Turagushimye wakongera ukatubwira nimero yawe kugira ngo nutayumvishe aze kwisevinga ubundi abazashaka kwiga bazaze ubigishe. Nimero ni ya yindi ni 80782 72 86 58. Ganyuma iyo ngiyo uhoraho. Ongera itubwire 0782 72 86 58. Arakoze cyane yitwa Teacher Jackson niwe mwarimu wanyigishije nkamenya moto
namwe muze abigisha. Urakoze cyane teacher. Murakoze cyane. Naho ubutaha. Aho ni neza.